hari ibyo abantu bakabaye bikorera. Ntabwo ari ibigomba kuva mu nkunga. Kuri ino saha tuvugana ubwo ndi gusoma ino nkuru, UNICEF yamaze kuvuga ngo ibyo bintu nibiba kuri 7 z'ukwa kane, ibyo muzasaruramo muzabyijyanire kwa banyoko. Ibyemezo bya Canada ku Rwanda bishobora kugira ingaruka ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Byageze kuri miliyoni 13 z'amadolari muri 2023, aho ibyoherezwa mu Rwanda bivuye muri Canada byageze kuri miliyoni 7.2 z'amadolari. Ibyavaga none mu Rwanda bijya muri Canada ni 3.7 miliyoni. Miliyoni 3.7. None urumva ibyavuga muri Canada ni byinshi. Ibiva mu Rwanda bikaba biki. Ubwo nabwo ni ubucuruzi kandi nabwo bufite nese ubucuruzi isi se yarangiye. Ubu Afrika ukuntu ingana byarayinaniye kubaka ibitaro byabyaza abagore b'abantu bakomeye. Ubu twananiwe kubaka ishuri vraiment. None se niba abagenda gake wa mpungu we muri Ngoma Jarama muri 2011 abadepite bagiyeyo. Abadepite bagiye baramubwira ati ngaho andika 1 andika W A na I bati sibu wigisha iki. Umwarimu aravuga ati ndamutanga rasaro wanyu urimo. Niko yabwiye abadepite 2011. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abizi ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Service zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi service zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Umurenge wa Muhima, akagari ka Rugenge, umudugudu w'Impara, isibo ya 7 amajyambere. Doranire amajyambere arambye, ubutabera n'ubupfura. Hanyuma aha ngira ngo murabona hano aka ni akazu k'amazi USAID from the American people, Impara Water Kiosk. Donc nuvuga ngo ni akazu k'amazi mu mudugudu w'Impara, ariko si uko babyanika ni bimwe tuba tuvuga. Funded by USAID, byateye inkunga na USAID, Gikuriro program, gahunda ya Gikuriro muri Nyakanga 2019 ku bufatanye bwa CRS Catholic Relief Services, SNV, Smart Development Works and African Enterprise. Iyi USAID ni kimwe mu kigo gikomeye cy'Abanyamerika giherutse gufunga imiryango mu bihugu byinshi birenga 100 kuko ubuyobozi bwa Trump bwari maze kugaragaza ko ntacyo kimarira Abanyamerika. Byateje impagarara, imishinga myinshi irahagarara, abantu benshi bahinduka abashomeri, ariko hari bimwe abantu bakabaye bishakira ibisubizo. Water kiosk
akazu nk'aka gacuruza amazi yavomwe mu Rwanda, avomwa n'abanyarwanda, acuruzwa ku banyarwanda. Ibi ntabwo ari ibyakabaye bikenera inkunga ku buryo ibihugu byarira ngo USAID yagiye. Hari ibyo abantu bakabaye bikorera, kuko ukurikije uko aka kazu kameze ntabwo nakwestima mu mafaranga kuko sundi umufundi, ariko niba ari amazi yo kunyobwa n'abanyarwanda avomwa mu Rwanda, nta mpamvu yakabaye ko bikenera inkunga ya USAID. So abavuga rero ko inkunga zahagaze, hari n'izazaga zitakenewe, hari n'izazaga hari bitari ngombwa zije gukemura ibyo natwe twakikemuriye. Ubu hari nawe ushobora kugenda ugasanga wenda babatera inkunga yo gucukura amatuwarete cyangwa se wasake ugasanga ari inkunga zitari ngombwa. Niyo mpamvu USAID mu mezi 3 yahagaritse ibikorwa bizakomeza ni ibifite aho bihurira n'ubuzima direct, kuko ibijyanye no kugurisha amazi nibaza ko ari urwego rw'umurenge, ari akagari, ari akarere, ntabwo habura ubushobozi bwo kubaka kioske nk'iyi ngo abaturage babone amazi meza. Ibi rero ni ibigaragara ko nubwo yari hari, nubwo yahagaritse ibikorwa, ntabwo ari ukuvuga ko byacitse, kuko byinshi yakoraga abantu babyikorera. Ntabwo ari ibigomba kuva mu nkunga. Hanyuma rero konseri, reka ngaruke, iyi konseri nayivuzeho umwanya munini, ariko reka manze some integralement uko Jeune Afrique yivuze, uko nabibabwiye. Ofete iyi konseri igomba kubera i Paris ku itariki 7 iteje ikibazo. Itariki 7 z'ukwa kane, umunsi wo kwibuka, yiswe ngo ni Solidarité Congo, ngo niyo kukusanya amafaranga bagahereza UNICEF igaha abanyekongo cyane cyane abana. Kuri ino saha tuvugana, ubwo ndi gusoma ino nkuru, UNICEF yamaze kuvuga ngo ko antuka yavuze ngo ibyo bintu nibiba kuri 7 z'ukwa kane, ibyo muzasaruramo muzabyijyanire kwa banyoko, ntabyo tuzakira. Kuko UNICEF izi icyo bita itegeko mpuzamahanga. Umwanzuro wafashwe na UN, ntabwo UNICEF yakorwa, kuko kwakira amafaranga avuye muri iyo konseri byabivuze ko UNICEF yari ishyigikiye icyo gikorwa. Kandi UNICEF ni ishami rya Loni, kandi Loni niyo yemeje ko Roseti isi yose igomba kwibuka. Good. UNICEF rero yo yamaze kuvuga ati nimuyafata birabareba, ntabwo ari twebwe. Inkuru ya Jeune Afrique iragira iti abantu benshi, abahanzi benshi bari bateguye igikorwa cya konseri cy'igitaramo kijyanye n'ubufasha kugira ngo bahereze UNICEF ijye gufasha abana bahangayikishijwe n'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko itariki bahisemo 7 z'ukwa kane irahura neza n'umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi ni Jeune Afrique, ntabwo ari KOP. Donc muri introduction, muri chapeau y'iyi nkuru baravuga ngo itariki bahisemo, itariki y'igitaramo bahisemo irahura neza n'umunsi mpuzamahanga, Journée internationale de commémoration du génocide. Urumva rero niba bizwi ko ari Journée internationale de commémoration, umuntu utekereza igikorwa nk'icyo cyo kwidagadura, wari gushaka amafaranga y'abana, bakabaye bashaka indi tariki, noneho bakanatsimbarara. Abo bahanzi biganjemo uwitwa James, witwa ambasaderi w'umuco muri Kinshasa, harimo Suru King Gisimba Mbazi, ariko Angelique Kidjo ndamuzi, harimo Yusufa, harimo Angelique Kidjo n'abandi bagombaga guhurira muri sare y'i Paris yitwa Accor Arena muri konseri mu gitaramo bise Solidarité Congo,
kugira ngo babone amafaranga yo guha UNICEF ishyire abana bagizweho ingaruka n'intambara muri Kongo. Uyu muri aba bose wonzi ni Angelique Kidjo. Enyenere ejurugu iyeriri yajurugu. Umukobwa utari mwiza cyane. Ufite ubwiza budashamaje. Ariko aranashaje my dear. Aranashaje yatangiye kuririmba twiga segonderi. Hanyuma ubwo inkuru igakomeza igira iti yes. Yes, ati abana bagiriye ibibazo mu ntambara za Kongo. Hanyuma bati gahunda rero yaje guteza ibibazo aho bamariye gusanga ko itariki bahisemo ya 7 z'ukwa 4 ari itariki la date universelle du début. Yes, itariki igaragaza ihura neza n'itangizwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ikaba n'umunsi mukuru ikaba n'umunsi mpuzamahanga wo kwibuka iyo jenoside. Ikibazo rero kikaba ari ukumenya niba barabikoze babishaka cyangwa batarabishakaga, bashaka gusibanganya uwo munsi. Umunyamakuru aragira ati bishobora kuba byarakozwe babishaka cyangwa batabishaka, ariko ari uburyo bwo kuvuga ngo uwo munsi uburizwemo. Donc niba hari igitaramo abantu bipari batekereza igitaramo aho kujya kwibuka, niyo cyaba kiriwe nimugoroba ariko kumanywa habaye kwibuka, urumva byaba bivuga ngo ibikorwa bibi bigonganiye mu mujyi umwe, byaba bivuga ngo kwibuka ipari ntibizaba. Voilà. Ariko nibaza ko UN ibyemeza yakagomye no kuvuga ibikorwa bishobora kuba kuri iyo tariki. Nibaza ko ni ejo buri twarabivuze, niba imipira ihagarara, niba ikuvuza ingoma n'imiziki bigabanuka, nibaza ko n'iki cyakabaye kijyamo. Hanyuma kuva ku itariki 7 z'ukwa 3 umuryango w'abanyarwanda ba mu Bufaransa wandikiye ubuyobozi bw'iriya sare yitwa Accor Arena. Bandikiye presidente w'inama y'ubutegetsi ya Accor Arena witwa Lamia El Arage, banandikira directeur general wayo witwa Nicolas Dupeux, banandikira Anne Hidalgo meya wa Paris, banandikira Adeline Hazan presidente wa UNICEF France, basaba ko iriya konseri yakwimurwa, igitaramo cyakwimurwa. Kuva ku itariki 7 z'ukwa 7 communauté abanyarwanda baba mu Bufaransa bandikiye inzego zose, bandikira iriya bandikira abayobozi bahagomba kubera igitaramo, bandikira ubuyobozi bw'umujyi wa Paris, bandikira na president wa UNICEF France, bandikira na president wa UNICEF France Adeline Hazan, bavugira ati itariki igomba kwimurwa. Bati turababaye cyane. Ubwo niba ruwa y'abanyarwanda ba mu Bufaransa, communauté rwandaise de France, bati turababaye cyane, tubabajwe no kubona uyu James n'umudamu uyu James ufite ibitekerezo byo kubiba urwango no guhohotera abatutsi mu magambo ahora avuga, mu ndirimbo zigaragaza n'amashusho zigaragara kuri Netflix. Turababaye cyane kuba iriya tariki turababaye cyane kuba iriya tariki yarafashwe. Yes. Baragira bati ntabwo turwanya kuba konseri yaba, icyo dusaba nuko yakwimurwa.
kugira ngo bidateza amakimbirane mu mibanire ya UNICEF na n'iriya akoro, kandi akoro bikavuga ko ifite imishinga mu Rwanda. Guhitamo itariki ya 7 Mata bijyanye no guhitamo itariki ya 7 Mata bigahuza no kuba abahanzi bazaba bari muri Akoro Arena. Ati birateza impagarara zitari ngombwa kuri iriya sare, donc kubacunga iriya sare. Yo ni UNICEF ivuga ko UNICEF yo irahakana ko atari yo yateguye uwo munsi, nubwo ariyo izakira amafaranga azakusanywa. Ati UNICEF twamenye nyuma ko iriya tariki iteje ibibazo. Ati kubw'ibyo birahita bivuga ko twebwe UNICEF wara no mu nkuru birimo, birahita bivuga ko twebwe UNICEF ari amafaranga tutazayakira na ikitaramo nikiramuka kibaye uwo munsi. Natwe ubwacu twasabye ko itariki bayimura. na UNICEF. UNICEF iri kuvuga. Jeune Afrique iti mu bantu batatu ahantu twakuye amakuru hatatu havuga ko ati hari ahantu hatatu dukura amakuru batubwira ko iriya tariki koko ishobora kuba yemejwe ko igomba kwimurwa. Ati rero ni gute itariki inshyashya iyindi tariki igomba kuboneka. Mu nkuru bati kubona indi tariki no kwemereza hamwe ko yimuwe ni nakasamutwe. Ati cyane cyane ko ati cyane ko hari abantu benshi bari bamaze kwishyiramo ko icyo gitaramo kigomba kuba. Ati iki ni igikorwa cyaje mu buryo busa naho bw'abahanzi bo mu ngeri nyinshi barimo Charles Tabu ariwe ushinzwe kujera Feregora, umuririmbyi w'umunyekongo witwa Feregora, akaba n'umuvandimwe wa Yusufa wari wabanze gupanga, ariwe wapanze iki gitaramo. Ati dusangamo kandi Elvis Adidiena uyobora Sony Musique Afrique Francophone wari ugomba kuza ujya aherekeza Macron, ari umwe mu baherekeje Macron ubwo yasuraga igihugu cya Kongo muri 2023. Atari ko harimo n'undi witwa Eric Bellamy uzaba ari producer rya kora iki ni uvanga imiziki cyangwa hari producer mu ndirimbo ni uvanga imiziki. Yego. Ati mu mafilime akaba ari we. Yego. Ati muri abo kandi harimo uwitwa Aurélien Rogier ufatanya ukorana na Ventilo Sport, agence ishinzwe gutegura ibikorwa bya siporo. Ati niwe worganije umupira w'ubushize ku itariki 3 z'ukwa 12 i Kinshasa. Uwo mupira wabereyemo, uwo mupira wanajemo Perezida Felix Tshisekedi agatanga ipeti rya agaha ipeti umunyezamu w'ikipe ya Kongo. Ati inkuru iravuga ati uyu nguyu donc Aurélien Roger akorana na Ventilo Sport ikora yorganiza ibikorwa bya siporo. Bakavuga ko iyi company Ventilo Sport niyo yateguye umukino wabereye muri Kongo ku itariki 3 z'ukwa 12 i Kinshasa. Uwo mukino akaba ariwo Perezida Tshisekedi yatangiyemo ipeti ariha uwari umunyezamu w'ikipe ya Kongo. Ati rero uyu Aurélien Roger
yigeze no kuzana yigeze no kuzana Variété Club de France ayijyana muri Congo. Ati iyi Variété Club de France perezida wayo ni umunyamakuru witwa Jacques Vendroux. Ati rero uyu Jacques Vendroux yaba yarabonanye na perezida Tshisekedi mu gihe yari bagasangira ku meza igihe yari Claire Fontaine, ubwo ni mu Bufaransa, ati Charles Fontaine ahantu habera imyitozo y'ikipe y'Abafaransa ya football. Ati bahahuriye mu mpera z'ukwezi kwa kane 2024. Uyu Jacques Vendroux niwe yabonanye na Tshisekedi basangira ku meza ubwo yari Claire Fontaine ahantu ikipe y'Abafaransa ijya ikorera imyitozo, ikipe y'Abafaransa ya football bahuye mu mpera z'ukwezi kwa kane 2024. Umwana w'uyu Vendroux bita Baptiste, nawe yahoze ari umunyamakuru, Baptiste Vendroux, nawe ni umwasosiye akorana na Aurélien Rogier muri Ventilo. Ko bikomplitse cyane ra. Aurélien Rogier akora muri Ventilo, Ventilo Sport. Ventilo Sport ni yindi yorganije umupira Kinshasa. Hanyuma muri iyi Ventilo Sport harimo umwana wa Vendroux, kandi ise Vendroux nyirubwite yabonanye na Tshisekedi Claire Fontaine. Birakomplitse. Ati rero ati bahamagaye Tom Rocheteau, ariwe nawe ukorana na Ventilo. Ati avuga ko ahakana ko we Ventilo Sport ahakana ko we ntaho ahuriye, ko ikigo cye ntaho gihuriye no gutegura iyi konseri yiswe Solidarité Congo. Noneho Aurélien Rogier we yari yabigiyemo ku giti cye, kandi nk'umukorerabushake hakurikijwe uko umuntu yabwiye Jeune Afrique, yabigiyemo mese udakeneyemo inyungu. Ni umukozi wa Ventilo, nyiri Ventilo arabihakanye. Noneho bimenyekanye ko Aurélien Rogier we yari abirimo ku giti cye kandi nk'umukorerabushake. Bati rero uyu munsi reste aux organisateurs de trouver. Ati rero uyu munsi abariteguye igitaramo bagomba gushaka indi tariki itagize aho ihuriye n'ibyo kwibuka, kandi bagashaka akaba n'itariki ihuza n'abahanzi bose, bari biteguye kuzaza gutarama. Uyu nguyu aragira ati cette initiative UNICEF iti twebwe icyo dushyize imbere nuko konseri izaba, dukurikije ko amafaranga azavamo akenewe. Ati ni igikorwa gihuriweho n'abantu benshi kandi baharanira inyungu z'abana bahungabanyijwe n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo. Ati ibyo aribyo byose ni uburyo bwiza bwo kwegeranya amafaranga kugira ngo dushyigikire gahunda zacu. Ariko turanashimira abahanzi bose bemeye kuzitabira iki gitaramo. Ni ukuvuga ngo UNICEF yo ishyigikiye ko itariki ku bwa UNICEF cy'ingenzi ni uko igitaramo kiba hatitawe ku matariki yacyo, kuko ni igikorwa cyiza, ni igikorwa cy'urukundo, gushaka amafaranga yo gufasha abana bo muri Congo, ariko bigomba kuba ku yindi tariki itapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi ibira bihugu including Ubufaransa bwasinye amasezerano mu mategeko yabo, gupfobya ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Hari benshi bakiburanijwe muri kiriya gihugu, mu munyamakuru harimo umushakashatsi barahari. Good. Ubwo rero dusoza abantu benshi bigeze kumpa muri commentaire ngo nagiye kuganira ku bya ngwino ndebe na Dani ngo nirengagije iby'ibihano. Ibintu byose ahangaha
turaganira bahari mwese turabakunda ariko umurongo wacu ahanini nitwe dufata umwanzuro wa nyuma, nitwe tumenya ngo harabanza iki hakurikireho iki hakurikireho iki. Ntabwo ibintu byose twahora tuvuga ibintu biremereye tugeraho tugashyiramo n'ibyoroheje. Ku bijyanye n'ibihano rero ntabwo ibihano ushize nabivuzeho ko ngewe ibihano nta nubwo ntacyo bintwaye ku giti cyanjye. Nibahane kuko ibihugu bya Afurika, ubwo ndabihuza n'ihagarikwa rya USAID, ibihugu bya Afurika nibura bigomba kugera bigaca akenge. Bafite abaturage, bafite ubutaka bwera, bafite ubutaka munsi burimo umutungo kamere, kuki bagomeza gutega amaboko? Ubu ngubu amazi kweri, gusoma kw'abana ko ari abacu, kuki tugomba gusaba inkunga? Amazi avomwa n'abanyarwanda ni ngombwa ko aterwa inkunga na USAID nk'aha ngaha mureba. Hanyuma rero ibihano ku Rwanda, abantu benshi bafite impamvu nyinshi. Nka Canada ubushize nari babwiye ko ibihugu byinshi biri kwihutira, amaso yabyo ari kureba muri Kongo kubera ko intambara ya Ukraine yarabikubise bisubira inyuma. Nka Canada ko yarafashe ntuza, buriya Canada ifite uburyo icukura mu bice bya za Nyabyondo, icukura amabuye y'agaciro mu bice bya za Nyabyondo, za Mwenga na za Shabunda, iciye mu yandi makampani. Rero kumva ko badafite access muri kariya gace, baramaze no gusinzikara kubera intambara ya Ukraine, abantu benshi niho amaso, niyo mpamvu bihutira kuvuga ngo guhana u Rwanda. Ipareke ngo Tshisekedi yagiye akavuga ati muze mbaha amabuye aho mushaka hose ariko munkize aba bahungu. Ubwo rero ibihano byo buriya nta nubwo turanabyumva. Ndakomeza kubihuza na USAID kuba yaragiye, hari abantu bari bafitemo akazi, harimo abagize gute. Burya iyo mwagendaga muri groupe y'abasore batanu mugasangira, umwe agatakaza akazi, ubwo byanze bikuze ntabwo mwirukana muri groupe, biba ngombwa ko namwe murakomeza mu mutumira ariko we nta kintu afite. Kandi niba ari umuntu w'umugabo ufite umuryango mukaba mwagendanaga n'umwana wese niba mwirukana ku ishuri, ubwo nuvuga ngo byanze bikuze ya groupe y'abantu batanu, umwe abaye shomeri, icyo bari bafite basangira kiraguma ari cya kindi ariko gisangirwa harimo n'udakontribute. Ibyo bisanzwe iyo chômage ije mu bantu aba ari igikuba. Hari n'ibihugu byamaze gusinzikara kubera kugenda kwa USAID, ariko nemera ko ari aho yagombaga no kugenda. Hari inkunga tutakabaye dufata. Shimira leta y'u Rwanda kuko aya mafaranga ya USAID adaca mu kigega cya leta, akaza aboneza ku ONG. Umuntu yakoze agaporoje gutanga amazi mu Kiyovu, come on, amasoko na y'u Rwanda, wasake turayifite, abakozi bayo n'abanyarwanda, kugira ngo abaturage bo mu Kiyovu mu mudugudu w'Impara n'Ubumanzi babona amazi. Ni ngombwa USAID kwere? No, hari ibyo ejo bundi nimugoroba nako mu kiganiro umudamu dukorana yansomeye ibyo USAID yakoraga muri ibyo bihugu: demokarasi, imirire, ubuzima, kwiga, byinshi. Ikintu nabonyemo ni tekinoloji. Wenda tekinoloji kubera ko abazungu badutanze kuba ninagaruka izagaruke muri izo domaine, nuko demokarasi ni yacu, abategetsi ni abacu, nitwe tubahitamo. Nitumuhitamo akatubera mwiza tuzashima tumwongere, nituhitamo akatubera mubi ariko demokarasi nindi yigisha undi. Ubundi si sabiki, niba nta mafaranga y'ibisanduka tuzajya mu kibuga tuzamura akaboko. So what? So urumva ibindi bihano. Ariko ukiraho u Rwanda, hano hari icyo nshaka kugusomera kugira ngo abantu twe kubifata muri cadre y'ibihano nk'uko turimo kubivuga gusa. Hano ngo ibyemezo bya Canada ku Rwanda bishobora kugira ingaruka ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Miliyari zingahe? Ngo byageze kuri miliyoni 13 z'amadolari muri 2023, aho ibyoherezwa mu Rwanda bivuye muri Canada byageze kuri miliyoni 7.2 z'amadolari. Ibyo ni ibyavaga muri Canada biza mu Rwanda. Ibyavaga noneho mu Rwanda bijya muri Canada ni 3.7 miliyoni. Miliyoni 3.7.
none urumva ibyavuga muri Canada ni byinshi ibiva mu Rwanda bikaba biki ubwo nabwo ni ubucuruzi kandi nabwo bufite nese ubucuruzi isi se yarangiye isi igizwe n'ibihugu birenga 180 ariko tuzakorana n'abandi niko bimeze erega n'umugore araguta ugashaka undi ntabwo byakabaye iki urwitwazo ntabwo byakabaye urwitwazo cooperation twari dufitanye na Canada dushobora kwigirana n'ibindi bihugu bibiri birijeya ibyo izo miliyoni 13 zikavayo ariko ntabwo umuntu yagufata ntuza ngo yagufata bugwate ngo nukubera ko ngo mugirana business ariko buri gihugu kiba gifite umwihariko oya nawe ya iyo myumvire iri hasi cyane ikibazo rero nawe ufite nuko uko ndi kubitekereza atari ko n'abaperezida ba Afrika babitekereza ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afrika bushobora kubyara umusaruro kurusha gucuruza na West ahubwo ntibatutekereza twese turatekereza ngo umugore wabyaye neza ngo niwabyariye i Burayi ngo umwana wize neza ngo ibyo bituvuyemo twebwe Afrika twishakamo ibisubizo kandi ni nayo maherezo buriya Trump kuba yafashe ubutegetsi akaza n'ibi by'ibihano abantu bazahumuka ubuse ntabwo twakwiburamo ibisubizo amabuye y'agaciro ari iwacu imbaho nziza ziri iwacu so what bagomba guhumuka bagafata urugero rwa bariya abahungu bariya perezida bakoze amakudeta Niger Mali Burkina Faso bo barabikoze bya bihugu bitatu byo byarakoze bigira coalition birabanza biva muri CEDEAO bihita bikora coalition bishyiraho ifaranga rimwe bivanaho imipaka ingabo ni zimwe parlement donc abantu hariya nyuma y'imyaka 5 ibihugu byinshi byabyifuza kwegera bariya abahungu ikibabaza nuko tuvuga ngo Union Africaine iriho ejo bundi mu nama bariya abahungu banze ko binjira uranyumva yego ariko iyo Chad waruzanye na Congo Brazza byari mu nama hanyuma abaperezida b'ibihugu bya Afrika ntihagira n'umuvuga bavuga ngo bariya abahungu bazize ko bakoze amakudeta kandi muri Chad yarabaye na perezida wa Congo Brazza ariho kubera kudeta we yari mu nama abandi kubera iki yuko bariho bitemewe n'amategeko yego none abaperezida ba Afrika ntibashaka ko bajya muri uwo murongo nabo bavuga ko bariya basore batariho mu buryo bwemewe n'amategeko ariko bariho Africaine ibyo ni bigerekana ngo na Union Africaine ni igipamara parce que financement zivi Burayi inzu yubatswe n'abashinwa fonctionnement ni ya Union Européenne abashakashatsi babazungu nibo bari Addis Abeba niho mutegereza umusaruro wayo ukawura umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yigeze gutanga proposal y'uburyo ibintu byakemuka baragenda bashyira mu matiruwari uwama Trump agakuma ku butegetsi byose agakupa uwari mu gyomba uwari anko ntabakiri mu gyomba umwana agacuka akikura kwibere akigenza uretse gatoya uzi muri ibyo uri kuvuga ngo ubuhahirane na Canada uza amaburuse mu amafaranga ava muri BRD heke cyangwa Minecofine arihira abana muri Canada umwana umwe akagendwaho n'amafaranga miliyoni na miliyoni mu gihe twakabaye dushaka umwari wo muri Canada kazi butarakigisha abana 10 muri ya mafaranga tukamuhemba ya mafaranga tumuha yigisha umwe akaza akigisha abagera ku 10 tugomba kuzakanguka ubu Afrika ukuntu ingana byararinaniye kubaka ibitaro byabyaza abagore b'abantu bakomeye ubu twananiwe kubaka ishuri vraiment niba abagenda gake wa muhungu we niba dusaba inkunga yo kubaka akazu k'amazi urumva aho tugeze Trump rero vive Trump urabona icyo ari igikorwa cyari gikeneye inkunga akazu ka miliyoni zingahe abantu baterateranya bakaza yarangiza agashyiraho icyapa umuzungu wese uciyeho urabona ko ari ku muhanda ati ibi ni ibyacu ibikisi ririya vomo hari n'epfo ko ari igishanga ririya vomo Trump azatuma abantu bakanguka ibihano birareba u Rwanda gusa ariko Trump we ingoma ye n'ubundi irasa naho izahana Afrika yose tuzagera aho dusange Afrika yose yagombye gufata umurongo nk'uwa bariya bita abasore ntamfa abo twita abahungu bariya bo muri biriya bihugu bo bamaze gushyira ibintu ku murongo ariko abandi ni ukuryarjyana ni inama zidashira
ariko nabo basimbuka amakudeta buri munsi nyine aba barwanya baracyahari kubera iki bavanye Matsibugu ku ntebe kandi Matsibugu aracyakubita agatoki ku kandi na base militaire none se ifaranga ry'irisefa riracyahari se bashyizeho iryabo harumva rero icyakabaye nuko abantu bafatikanya niba bakwepa amakudeta Afrika yose yakagombye gushyira hamwe kugira ngo barwanye umuntu ushaka gukora kudeta bari abahungu Gaddafi nuko byagenze abantu turaho ibihugu bya Afrika biraho ubaho bigeze nibo bakabaye babyumva buriya Trump azabakabutura ndabizi bakagombye gutangira hakiri kare ni gute ariko abantu baracige kuba ngo USAID yagiye USAID kubaka amavuriro gusoma se abana bacu dufite abashomeri barangije imanite dufite abarangije kaminuza kumuhamagara ngo ngwino wigisha abana gusoma bitajemo inkunga ya Amerika byatunanira ejo baraje bati kugura ibitabo twabyiguriye se ko abana n'abacu ikibazo nuko abanyafrika ibihugu bya Afrika ibihugu bikennye biba bifite abaperezida bakize imitungo hanze ibitungo mu gihugu ibihugu bya Afrika bikonsoma umuperezida wo mu gihugu cya Afrika gikennye ushobora gusanga akaraba amazi yavuye muri Amerika cyangwa mu Bwongereza hari n'abakora batahayo kwivuzayo abana niho biga none se turimo turazamura ireme ry'uburezi muri nayini nta mwana wa gitifu w'akagari uriyo uzi ko mu Rwanda nta mugitifu w'akagari ufite umwana wiga aho akora uyobora akarere umwana we ajya kwiga guhera kuri meyi ushobora gusanga umwana yiga mu bindi bihugu wenda bidukikije ariko minisitiri iyo gitifu w'akagari muri Ruhango umwana we yiga nk'Inyanza none se abantu bazahesha agaciro uburezi bw'iwabo gute ushizwe kubihesha agaciro umwana batabyigamo hari umwarimu iriya ntuza muri Ngoma Jarama muri 2011 abadepite bagiyeyo baramubwira ati ngaho andika 1 andika W A na I bati se wigisha iki umwarimu aravuga ati ndamutanga rasaro wanyu urimo niko yabwiye abadepite 2011 iyo delegation ndayibuka muri Ngoma arababwira ngo murinda mutangara hari uwanyu wiga muri izi gahunda ntiyabahamije se igikuba kiracika mu karere ka Ngoma bingezeho ndabwa netiye ahubwo si umugabo ko ari umunyakuri kwije nitutiheraho abababaye n'abavuriza y'abana n'abijyana y'abana kwiga n'abagore bajya kubyarirayo ariko finaruma umuntu ntabwo yakwihesha agaciro kuko ubu Afurika ibihugu birenga 50 twabuze ivuriro nibura ngo ivuriro turishyire wenda i Burundi pourquoi hanyuma dufate kaminuza nzima imwe tuyishyire muri Kenya iyindi ije muri Mauritania amasomo twitwa ko dukeneye y'abakadire bacu mu gihe kizaza bayingire muri Afurika Nzi niye Trump atazadusuzugura zakomeza twite ibimote mugume hamwe yes mugume hamwe uwigize agateba yorivu ejo bundi nibyo nakubwiraga ndabivuze mu kiganiro cy'ubushize abadepite b'abaframa u Rwanda rumaze gufata umwanzuro wo guhagarika imibanire n'ubutwererane n'ababiri yavuze ati ariko ubundi igihe mwahereye muvuga ngo coopération pour le développement ubwo butwererane bugabije iterambere ko nta gihugu kiraza kitubwiye ngo cyateye imbere batanga urugero rwakobwa ati nk'ubukongo ko umutungo kamere wayo ukubyishura 100,000 ububirigi none ububirigi kwa bufasha Kongo icyo wagisobanura wowe ninde wagafashije undi muri abo ngabo nicyo bashaka voilà cyangwa se buri wese akifasha buri se ni ngo tubaho nkabo nkuko twambara bakosi zabo cyangwa ibiki twakabayeho ara notre ara africaine ntabwo ni ngo turya pizza please twateza imbere ikijumba cyacu n'umwumbati n'iteke ariko umuntu imbuto zacu ni imineke ni ngombwa ko pome iva i Burayi kwasa umugore yanze kujya ku kazi ngo ntago mva mu rugo ngo ntariye pome ngo sabena ntiraza iyo myumvire kweri so reba igiciro ikigega Agaciro Development Fund muri 2023 cyari kigeze ku gaciro k'ibumbi kuri miliyari
284 z'amanyarwanda. ayo ni make, ntabwo mobilizasiyo iri gukorwa, cyakagumye no kugera ku murenge. Reka hari ibikorwa byo ku murenge. None se iyo ibaze nk'umuntu, ibaze ubu wasanga hari ONG zishyurira abantu mitiweli ku murenge, hari ikigega Agaciro, ntabwo mitiweli bazishyura abatishoboye, wamaze kubareba ukanabamenya, ukamenya niba kutishyura mitiweli kwe atari ubugande, ari ubukene, cyangwa yarahejwe hasi n'uburwayi, ariko hari n'abikora babishaka. Ngewe umugitifu umwe yanyohereje urutonde rw'abantu bataratanga mitiweli, sanga harimo abantu bafite inka n'intoki, ahubwo harabuze ikibazo cya mobilizasiyo. None se uribwira ko ibintu duhererwa inkunga n'amahanga ari uko hano twabibuze? Ibyo tusesagura se muri raporo d'Auditeur General bahora batangaza, ejo bundi mu kwa kane iraje, dore isohoka kuri 30 z'ukwa kane. Biriya binyerera byose bigiye mu Gaciro, twabona aho tuyashyira. Ariko kweri ngo USAID ngo amavomo ngo menye usome ngo gikuriro gutese gikuriro se abana sa bacu 2012 twebwe se aburetse gatoya baradufasha muri gikuriro abana ko ari abacu, twebwe nitumenye ibiryo ubu gihinduba ntubisangayo. Ejo bundi nari mu nama ahantu bari bavuga ngo umuntu yabajije ikibazo gikomeye, avuga ngo ubuso buhingwa bwariyongereye, arabaza ati ko bwiyongereye ibiryo bigakomeza kubura, turabyara ariko nubwo buso ibihuru ntuhora ubibona, wajya kugisaba ngo ugihinge ugasanga ni procedure nk'izo kujya mu ndege. Nkomeze mbabwire katurekera ibintu turabyicira tubireba, ubuso bw'ahahingwa uzi ko hari ahantu hamaze imyaka 50 hatarakubitwa isuka, aha 30 hamwe ngo naha leta, hari n'abantu ku giti cyabo, ariko leta niyo yagomye no kwigisha aba bantu kucyaha ahantu mutahahinga. Niba hakunaniye bagashyiraho gahunda bati hatange uzajya ahinga muzajya mugabana. Pourquoi u Rwanda rwitwaye gute 2012 ubwo ibihugu byose byarufatiraga ibihano? Ibyo ngibyo by'Agaciro no kumenya no kumanaginga bike dufite. Egafuite nizo za mbere zituma ubukungu bw'igihugu businzikana. Biju ko yateganyijwe isiragera kuri beneyo. VUP iri kugira ingaruka. Ubuse ko dufite BDF bahora batangaho raporo ko iguriza abanyamahanga itabyemerewe, ikaguriza monta iri hejuru, tukagira abafata amafaranga muri BRD bagiye kwiga bageraho bakigira mu bindi, ayo ntagarutse. Ubu abantu barihiwe na BRD amafaranga yo kwiga batishyura, tukagira abantu bagiye bakora amatsinda y'abaringa bajya gushaka amafaranga muri financial support muri za sako, amafaranga yatanzwe. Iyo mikorere ihagaze twaburira hehe amafaranga? Ariko bigomba guhinduka nyine, bigomba guhinduka. Ntabwo petit déjeuner ari umugati, no. Niba atari ingano z'iwacu, dufite ibijumba, dufite amateke, dufite imyumbati, cyangwa se umutsima w'amasaka. Ibintu byose rero urumva rero natwe twifitemo, abanyafrika twifitemo ibyo. Niyo mpamvu ibyo baganira abakuru b'ibihugu baganira biba amasigara cyicaro, nuko mu mutwe haba hari nk'umuntu umwe utekereza ari européenne, ariko abayobora ari abanyafrika. None ugasanga kugira ngo amanure umupira ahuze bare abahungu nizo technique bakoresha, nuko bo bagenda bakegera abaturage. Na undi ari hejuru, undi ni nkuko baba mu etaje ya 12 uri president, umuturage wawe ari muri cave ya 5. Ese muzahurira he ko azakubwira transport iteye ikibazo wahora mu ndege? We ntazi ibyo bya transport ankome icyo bivuga. Anebere burayi. Ikibazo irebe ry'uburezi mu mashuri abe ntarekada bizahinduka. Donc ndabihuza ari ibintu bibiri, ari ibihano u Rwanda ruri guhabwa, ari n'ubutegetsi bwa Trump arahuranya. Ahubwo n'ikitari USAID n'ibindi azavaneho, bajye bafinansa ibiri ngombwa. Hari ibyo dufitiye ibisubizo, tuzuko tuzagera tugashaka n'ufinansa irondo. Biko kandi gatoya kabari akanyu usanga muri biriya bihano, niba nibuka neza ni Canada, aho bavuga ngo bahagaritse inkunga ngo ariko ngo basigaza ngo amafaranga make ngo ajya ngo ahantu ngo hari abaturage bakenye cyane.
nyine nabo bagasigaza uturo dusa ngo babane hari ibyo bita oya na USAID basize ibyo bita life saving, donc ibintu bishobora kuba bifite byakora ku buzima bw'umuntu. Ariko hari akantu nibagiwe bya bintu bavuga ngo cooperation tugirana na Canada. None se ko tugira abanyarwanda nka 300 biga muri Canada, hari umunyakanada wiga mu Rwanda? Wumvise ya mafaranga wavugaga ko nasubirayo? Wari wumva umunyakanada waje kwiga mu Rwanda? Ariko abanyarwanda kujya kwiga muri Canada n'ubu hari abari kwa applying. Yego. Ya mafaranga wavugaga miliyoni 13 z'amadolari n'ibice 7 ngo muri mu bucuruzi Canada igirana n'u Rwanda asubira nayo n'ababana bagiye kwigayo. Ibyo se barabibara, ibyo se bayishyira muri raporo. Shawaje urareka Trump agize ayoboye nk'imyaka 10 ibihugu bya Afurika, abaperezida b'ibihugu bya Afurika bakanguka kuko nabo bakisubiza icyubahiro kuko kameme nubwo na mbere na USAID yari gikorana n'utwo dufaranga tuza, ariko se abafata se nk'abantu ki kubera kutungwa ni oya. Hari ibigomba gukorwa kandi igihugu cy'u Rwanda kishatsemo ibisubizo. Uwo muco na Afurika yakaba yiwandura. Yuzi inkunga yo kubuvoma amazi meza vraiment l'eau potable tubikesha undi mu masoko yacu, mu butaka bwacu bucamo amatiyo. Ubuze tumusaba iki koko? Twebwe twakwicukurira imiferege tukagura amatiyo, isoko iri iwacu nawe tuyisaba. Ibyo ni ibisaba inkunga. Mwakoze cyane rero bakunzi ba KOP, ntago twaherukaga kuganira umwanya munini. Ubwo twakoze mu ijoro, urabona ko turi gukora ku itara kubera ko kuwa gatanu ni umunsi wo kujya kuganira na Minijiste ku bijyanye na ADR. Ibindi rero tuzakomeza tuganira, ndumva nta mwenda mbafitiye. Ninkabya nzabaha ikiganiro kuri ADR, ibindi ni nyuma. Mwakoze cyane.